iyo ndebye Nowa akambakamba amarira ashoka mu maso, numva ibinezaneza bimanutse kubera ishimwe ryinshi muri njye, kubera ibitangaza mwami wankoreye, kubera Nowa yahumekaga 20%. na muganga ubwe yarigize ikibazo ati subuye inyanja kuyambuka ko bitoroshye Nowa yahumeka gutya, ariko indege yageje hejuru y'iyo nyanja Nowa iramusinziriza. Wumva ukuntu Nowa yagendanye n'Imana. Nowa arasinzira kugeza iyo nyanja bayambutse. Abana batoya, abana bumvishe inkuru y'uruhinja rwacu rwavukanye umwenge ku mutima, abana bateranya udufaranga twabo, bateranya imbaraga zabo. Imana yo mu ijuru nzahora nyivuga aho ariho hose, kuko ni ngewe waje cyagihe nuzuye amarira, ariko nyigeze imbere, ngeze mu nzu y'Imana irayahanagura. Ni nge wagiye mu nzu y'Imana nabuze uko ngira, ariko ngeze mu nzu y'Imana imbere umuhoza. Imana yacu ishimwe cyane. Noneho icyo gihe abantu bazaba barakoreye Kristo bazazuka bahabwa ubugingo buhoraho, ariko hazaba hari inzira ebyiri, inzira y'ubugingo n'inzira yo y'irimbukiro. Murabizi imibereho yo muri kaminuza ukuntu haba hakeneye ibintu byinshi bitandukanye, ariko abanyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda barigomwa amafaranga yabo, batanga uko bashoboye kugira ngo barengere ubuzima bw'umwana w'umunyarwanda. Kuzuka kwa Nowa yarazutse, n'Imana yamukuye mu rupfu. Bamwe biringira amagare n'amafarashi, abandi bakiringira ifeza n'izahabu, ariko Imana yo mu ijuru niyo yo kwizerwa. Abafite abakomeye hari igihe wababura cyangwa se bakatinda no kugeraho, ariko Imana yo mu ijuru ihorana nawe, yagutabara igihe icyo ari cyo cyose. Ntangiye mbasuhuza nanabibwira amazina yanjye. Nitwa Murekamanzi Cyprien, nkaba ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Ubushize twabaganiriye inkuru zitandukanye zirimo urugendo rukomeye rwagaragayemo Imana cyane, z'umwana wacu twagiye kuvuza mu Buhinde. Twarabibabwiye mumaze no kubimenyera, ariko uyu munsi ngarutse mbabwira ikindi mutamenye gikomeye cyane. Hari uburyo abana biga hano ku Karubanda mu karere ka Huye, ku kigo bita Notre Dame de la Providence. Ni ikigo cy'abakobwa kiyobowe n'umubikira. Icyo kigo abana batoya bakoze igikorwa cy'indashyikirwa kidasanzwe, cyatunejeje ku buryo gihora kinkora ku mutima cyane. Abana bumvishe inkuru y'uruhinja rwacu rwavukanye umwenge ku mutima, ruriho rushaka ubufasha bwo kujya kwivuza hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Abana bateranya udufaranga twabo, bateranya imbaraga zabo. Abo bana ngo basengera roho zo muri Purigatori. Ubwo roho zo muri Purigatori ni roho ziri ahantu zibitse, z'abantu bapfuye bizera Kristo, bategereje kugaruka kwa Yesu, kugaruka kwa Mesiya, kugira ngo bazajyanwe mu ijuru n'imibiri yabo. Burya igihe Yesu azagaruka, abantu bapfuye bamaze imyaka 100 bazazuka kandi bamere nk'abantu bari bamaze isegonda rimwe basinziriye. Ni nk'uko umuntu aryama bugacya mu gitondo akicura,
ntago yibuka ko yari amaze amasaha 12 asinziriye, amera nk'umuntu wari umaze umunota umwe asinziriye, ubitekereje wabyumva. Noneho icyo gihe cy'abantu bazazuka, abantu bazaba barakoreye Kristo bazazuka bagane bahabwa ubugingo buhoraho, ariko abantu bakoze nabi bazahabwa nyine inzira yabo. Hazaba hari inzira ebyiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'irimbukiro. Ubwo abakoze nabi bazahabwa irimbukiro, abakoze neza bahabwa ubugingo buhoraho. Aho hantu nta musekirite uzaba kuyobora, ushinzwe umutekano uzaba uhari ni Mwuka Wera. Umwuka Wera uzaba kuyobora, ukanyura ahakwiriye. Ariko mwakiriye uyu munsi wa none, muratangira, nabifurije ko mwakizera Kristo, mwakizera Yesu, mukazahabwa ubugingo buhoraho. Ngarutse ku cyo nashaka kubabwira, nababwiraga ko Imana yakoresheje abana b'abanyeshuri, bateranya imbaraga zabo, bateranya ubushobozi bwabo, batwoherereza amafaranga yabo, bagira bati wenda umubyeyi azatega imodoka, wenda umubyeyi igihe azaba ari ku rugendo azagenda, nananirwa agura amazi yo kunywa. Imana ibaha umugisha abo bana. Abana biga ku kigo kiri hano ku Karubanda i Huye, hano hagana hejuru ya gare. Bigaragare ko ari abana bafite uburere, barezwe neza, bafite ubuyobozi, bubaha indangagaciro za kimuntu, bubaha umuntu, bafite ubupfura. Ni abana barezwe. Iyo mbitekereje binkora ku mutima umunsi ku munsi. Urumva ni abana rwose bafite ubumuntu, naho bazajya hanze barangije amashuri yabo bigaragara ko bazaba bafite ubumuntu murimo, bazaba ari abantu bakunda abantu, bafite urukundo. Bigaragare ko icyo kigo kibigisha n'urukundo, nubwo biga amasomo yabo asanzwe, ariko babigisha n'urukundo, urukundo rw'Imana. Imana yakomeje iteza intambwe, ikoresha abantu, ku buryo yakoresheje n'abana bo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Abana twiganye muri kaminuza nabo batanga imbaraga zabo, baterateranya amafaranga kwiga muri kaminuza. Murabizi imibereho yo muri kaminuza ukuntu haba hakeneye ibintu byinshi bitandukanye, ariko abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda barigomwa amafaranga yabo, batanga uko bashoboye kugira ngo barengere ubuzima bw'umwana w'umunyarwanda. Aba bana rero ni u Rwanda rw'ejo, nibo bazaba bayoboye igihugu, bari mu myanya itandukanye y'igihugu, nibo bazaba ari abapasiteri, nibo bazaba ari abashumba, nibo bazaba ari bamwe bayoboye igihugu cyacu. Aba bana ndabasabira umugisha ku Mana, ngewe Papa Noah rwose mubasabiye mbikuye ku mutima, kuko baritanze baranasenga cyane. Icyo gikorwa bakoze no gusenga kwabo, Imana yarabashyigikiye. Imana igendana na Noah kugeza umwana abaye muzima. Imana ibampera umugisha. Urugendo rukomeye rwo kwambuka iriya inyanja, kwambuka amazi. Iyo abantu bari mu ndege, iyo bageze hejuru y'iyo nyanja, abenshi babaha ibintu byongera umwuka, kubera Nowa yahumekaga 20%. Na muganga ubwe yarigize ikibazo ati subuye inyanja kuyambuka ko bitoroshye, Nowa yahumeka gutya. Ariko indege yageje hejuru y'iyo nyanja, Nowa iramusinziriza. Wumva ukuntu Nowa yagendanye n'Imana. Nowa arasinzira kugeza iyo nyanja bayambutse. Ahubwo mama we bari kumwe niwe bahaye ikintu kimwongerera umwuka,
ariko Nowa yambuka iyo nyanja asinziriye kugera mu Buhinde. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Ubwo Nowa bamaze kugenda bageze mu Buhinde, madamu bamaze kumwambura Nowa aragenda aba mu bitaro, madamu aba hanze. Nowa ubwo madamu yagiye aherekeje Nowa, ariko Nowa ageze aho baramukorera, bazamubaga, bazamukorera operasiyo. Nowa agiye wenyine. Ubwo Nowa agendanye nande? Ni Imana yonyine imuherekeje. Ni Imana Nowa yagendanye nawe. Rwa ruhinja mwateye inkunga, rwa ruhinja mwafashije rwo bita Nowa, Imana yari imuherekeje ari kumwe nawe. Ubwo rero bageze hano mu Rwanda, ubuyobozi bwa Karubanda bwabashije kumenya iyo nkuru. Ubuyobozi bw'icyo kigo cy'ishuri cy'abo bana bafashije Nowa bamenye ko Nowa yabashije kugera mu Rwanda ari muzima. Badutumaho nk'ababyeyi ngo tugende tubaho ubutumwa bwiza. Ejo bundi bajya gutaha habaye misa, badutumaho ngo tugende tuvuge urwo rugendo, tubwire abana uko urugendo rwagenze. Turagenda tubabwira Imana, tubereka uwo mwana. Abana barishima cyane bikomeye, bahimbaza Imana, barayibyinira, bashima Imana ku buryo budasanzwe. Abo bana rwose Imana ibaha. Bamwe bari bitegura ikizamini cya leta, bageze mu mwaka wa 6, abandi bari muri turokome barimo bitegura ikizamini cya leta. Rwose mbasabiye umugisha ku Mana, Imana izabampera itsinzi, kuko n'abana bakunda Imana, basenga, bigishijwe, batozwa urukundo. Imana ibaha umugisha cyane. Mu bihe byo kubona kuzuka kwa Nowa yarazutse. Ni Imana yamukuye mu rupfu. Mu byumve neza, Imana yamukuye mu rupfu. Tumaze igihe kinini rwose Nowa uba ari muzima, arakambakamba, anahaguruka, ntabwo warya mudasangiye. Natwe kubera byadukoze ku mutima, twabonye ukuboko kw'Imana mu buryo budasanzwe. Imana yaratwiyeretse yose, natwe twiyemeje kuyivuga, kuyamamaza, tukayihamya. Ibihamya byayo byarabonetse, byaragaragaye. Ibihamya by'Imana birafatika, kikora k'ibyo yakoraga kera n'uyu munsi iracyabikora. Imana yacu ishyirwe hejuru, ihabwe icyubahiro. Haleluya, amen, amen. Rwose Imana yacu twiyemeje kuyivuga mu matorero atandukanye, tugaragaza ubushobozi bwayo, ibyo yadukoreye. Twagiye tuvuga Imana muri Kiliziya Gatolika, aho twakuye ijambo ryiza, ijambo rifite uburemere budasanzwe. Iryo jambo twumvishe muri Kiliziya Gatolika mu Irango mu karere ka Huye, rigira riti: igihe umwana yararembye cyane, abaganga, ibipimo by'abaganga byabigaragaje ko ataramuka, ariko twajya mu Irango mu Kiliziya tugahanurirwa bagira bati: umubyeyi uri hano ufite umwana urembye cyane, Imana yurukiye kumukiza. Niho twahereye tujya gushima Imana. Turagenda tubwira padiri ko dushaka gushima Imana, ibyo Imana yadukoreye hano. Twahumviye ijambo ryiza. Padiri rwose ati: rero nimumanze mumbwire icyo mushaka kubwira abakristo banjye. Padiri tumubwira uko byagenze. Tumaje kumubwira, aratubwira ati: rwose uyu munsi nindangiza guhaza, uyu munsi ndabaha ijambo. Ntabwo ibi bintu nabyihererana, ntabwo nabirekera mu matwi yanjye. Uyu munsi ndabaha ijambo. Padiri rwose Imana imuha umugisha, yaratwumvishe, aduha mikoro ye, tubwira abakristo ukuboko kw'Imana, tubwira abakristo Imana twiringiye, tubwira abakristo Imana bizera, Imana basenga, ibitangaza ikora, ibitangaza yakorewe Nowa, ko yamukuye mu rupfu, ko yamuzuye. Uyu mwana Imana yamukuye mu rupfu ku buryo bugaragara. Njyewe ubibabwira, nabanye nawe igihe kirekire, narabibonye, nabonye ukuboko kw'Imana. Rwose uwashidikanyaga ku ijwi ry'Imana yava mu nzira, akizera ko Imana ikiza,
akizera ko Imana ivuze iherekeza ijambo ryayo kugeza rigeze ku musozo. Imana yacu ishimwe cyane, ihabwa icyubahiro. Aba banyeshuri ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha, izabane nabo, izabashyigikire mu byo bazajyamo byose, bajya mu bucuruzi rwose Imana izagendane nabo, ibahe umugisha, ibateze intambwe. Ariko icy'ingenzi mbasabiye ni uko bakizera Kristo. Icyo bazifuza kujyamo cyose, umushinga wose bazakora, namwe munteze amatwi, umushinga wose muzakora mujye muwuragiza Imana, muwuragize Kristo, kuko ntabwo uzigera ujya mu mushinga ngo uhombe wawushyizemo Kristo, wawushyizemo Imana. Ntabwo Kristo yakwemera guhomba wamuragisha ibye, ndetse nawe ubwawe uri uwa Kristo. Imana yacu yahabwa icyubahiro, ujye ibashyigikira mu byo mukora. Abanyeshuri mwabashije kwitanga, Imana izabakubire ibyo mwatanze byose, izabakubira ishuri igihumbi, kandi izabateza intambwe, mwambuke inyanja, mwambuke, mugende mu ndege mujye guhahira hanze, ibaha amaviza ku buryo bworoshye, izabaha amaburuse mujye kwigira i Burayi, mujye kwigira hanze. Ngenda bibasabiye ngiye Papa Noah, kandi mbisabye nizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu wo mu ijoro. Nasanze Imana yo mu ijuru ariyo yo kwizerwa, n'Imana y'igitangaza. Nasanze Imana yacu twizera niyo yo kwizerwa, n'Imana igira neza, n'Imana itanga amafaranga. Imana yacu twizera ifite byose. Mujye musenga Imana, muyisaba amafaranga. Hari umushumba nigeze gusanga mu Kiliziya Mutabaza asenga Imana yisaba amafaranga, yayamuhaye ndeba, kandi mu buryo bufatika. Ngiye narabyiboneye. Imana mujye muyisaba igishoro, igihe musenga mujye muyisaba igishoro. Haleluya. Imana yacu izakibaha. Bamwe biringira amagare n'amafarashi, abandi bakiringira ifeza n'izahabu, ariko Imana yo mu ijuru niyo yo kwizerwa. Abafite abakomeye hari igihe wababura cyangwa se bakatinda no kugeraho, ariko Imana yo mu ijuru ihorana nawe, yagutabara igihe icyo ari cyo cyose. Imana yo mu ijuru nzahora nyivuga aho ariho hose, kuko ni ngewe waje cya gihe nuzuye amarira, ariko nyigeze imbere, ngeze mu nzu y'Imana irayahanagura. Ni ngewe wagiye mu nzu y'Imana nabuze uko ngira, ariko ngeze mu nzu y'Imana imbere umuhoza. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Data warakoze cyane. Iyo ndebye Nowa kambakamba, amarira ashoka mu maso, numva ibineza bimanutse, kubera ishimwe ryinshi muri nge, kubera ibitangaza mwami wankoreye. Numva nahora nkushima. Ababyeyi mubyumve, iyo urwaje umwana inkorora atabasha kukubwira ikibazo afite, akarira ijoro n'amanywa akarira, hari n'igihe nawe wakwicara ukarira nkawe, hari igihe nawe wakwicara ukarirana nkawe. N'ukuri none ngewe ibaze, ngewe wari ufite ikibazo cy'umwana urwaye umutima, afite ikibazo ku mutima, ntababara ngo ambwire ngo papa ndababaraha, ntababara ngo avuge ngo nyamuneka ndababaraha. Byari ibihe bidasanzwe. Dukwiye kwiringira Imana kurusha kwiringira abantu. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nari maze imyaka 10 nkorera amafaranga, ntwara moto, nirukanka kuri moto umunsi ku munsi. Ukwezi kugashira, umwaka ukaza, undi ukaza, nkorera amafaranga buri munsi. Imyaka 10 irashira ntajya mu nzu y'Imana. Ariko aho ndwarije umwana, ya mafaranga nakoreye se, nirutse
navutseho imyaka 10 narayabonye, ariko aho ntangiriye kujya mu nzu y'Imana, ntangiye gusenga Imana, ntangiye kuyiringira, ntangiye kuyizera, ntiyamaye amafaranga mu gihe gitoya nkajya kwivuriza umwana mu Buhinde. Rwose babyeyi, basore, nkumi munkurikiye, ndimo ndabaha ubu buhamya mbabwira iby'Imana yankoreye ku mugaragaro, ku buryo bugaragara, ku buryo bafatika. Imana dusenga ni Imana ifatika, ni Imana yishyurira abantu amadeni yarabahenze, ni Imana ikiza indwara. Sinzarorera kubivuga, mbwira ab'igihe cyanjye n'ab'igihe kizaza nzabibasigira, nzabibasigira, kuko nasanze Imana mu isi no mu ijuru ntawe basa. Nsoza kandi tuzaguma tuganire tuvuga amashimwe y'Imana. Reka mbashimire rwose, igikorwa mwakoze ni ikindashyikirwa, ni ingirakamaro, kandi Imana yabakoreyemo irabakoresha, mutanga imbaraga zanyu, Imana ibashyigikira ibagure mu mirimo yanyu. Ariko icyo nifuza cyane ni uko yabagura no mu buryo bw'umwuka, mukayizera kuko niyo kwizerwa. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye cyane.